umuntu usenga neza ninde? N'umuntu wafashe umwanya wo kwitegereza nka Daniyeli akavuga ati kumbi burya ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ari normal ko mba mu rugo rumeze gutya, ntabwo ari ibisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho, si ibisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye yambere yanjye, si ibisanzwe. Harimo intambara y'umwuka, ariko nuyirwanya urayitsinda. Nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya. Niba waragize amahirwe yo kugira umuryango, ujye gusengera umuryango wawe. Umuntu ameze nk'igiti gishobora kuba gifite amashami, iri shami n'umuvandimwe wawe, iri shami n'umugabo wawe, irindi shami n'abana bawe, irindi shami n'umugore wawe, irindi shami reka turyite ubukungu, irindi shami reka turyite ubuzima bwo mu marangamutima, wagombaga gukundwa ariko ntiwakunzwe urababaye, n'ibindi n'ibindi. Uri umuntu ushamikiyeho ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi byose bikeneye ubutabazi bw'Imana kugira ngo bimere neza, bimere nk'uko Imana yari yarabigennye, kandi izo mbaraga warazihawe. Gushishikarira gusobanukirwa n'iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti. Haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniyeli kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniyeli yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, haleluya, hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye, nkavuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nk'uko Bibiliya ibivuga. Uko ni gushishikarira kumenya. Nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika birateguwe mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri ikibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye, nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniyeli. Daniyeli amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari, niyo mpamvu dusenga. Haleluya, haleluya. Ukaba uri umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya, Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ari we mugore wenyine, ariko yabyawe sebukwe, mbese yarafite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniyeli yashishigara akitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga ni wawe. Birabishye kubivuga ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavangweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo, haleluya, tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga
mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntago uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinzi ku nkike. Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse, ukabura umukobwa wa 34 ukicara ukabyihorera. Ntago uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniel ukavuga uti ariko hano ibyo byose hari ikibazo. Narakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana, nkavuguruza iby'ubwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi. Umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36, akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36? Ubwo butesi mu mwuka ntago bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana, ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki ngewe wakijijwe umugisha najyone hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzajya usuhuza umutima, uzavuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniel, ukabura umusore ukavuga utari ko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi, ngewe kuki nabifite. Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniel baratangiriye ibisubizo bye, ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sindimo ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu nk'abavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka disi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana tuvugaho, tuvuguruze ibyo Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego Imana irabizi, nagira ngo ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano. Twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi. Yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akababizi akababireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana yatugire neza. Haleluya. Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyira igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yatugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho. Ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25-21.
ngo Isaka yingingira umugore we. Ni ukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwintercesseur, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe. Umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo. Nankaswe wewe Nyamirambo nkanjye. Oh haleluya. Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana wabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya. Turi mwisi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde imigisha yacu tuyihagarare. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya. Usigara umugozi uciye wa burundu ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntabwo bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntabwo yambaye umubiri. Azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe, iyo twabusobanukiwe arahunga. Ndagira ngo wumve iki kintu. Satani n'ingabo ze bazahora bakuvuma. Ibiha Satani imbaraga n'abakozi be, ibimuteza imbere ni ukukwambura amahoro, ni ukukwambura ibyiza. Niyo mpamvu ashobora gutamba igitambo cy'umuntu bakavuga ngo uyu muntu bamuhindura ikigoryi, umuntu ntazigera akora, ntazigera ashaka, ntazabyare. Ibyo bitambo bitugirira nabi, we nibyo bimuha imbaraga. Iyo ubaye umutesi uravuga uti ariko se nkanjye Satani aranshaka wiki? Aragushaka kugira ngo agwize imbaraga cyangwa zigwirize abakorana nabo. Naringiye kukubwira ariko n'ubundi reka mbikubwire. Reka nkubwira ngo abo bantu bakorana nawe turabafite twese mu miryango yacu. Turacyakundanye, turacyagendanye. Haleluya. Abo bantu bakorana nawe bashobora kuba mu bitwa barokore no mu batarakizwa namba, bashobora kuba mu basenga n'abadasenga. Kinangiye kuvuga cyo reka nyireke, reka dukomeze. Haleluya. Satani n'ingabo ze bazaharanira kukuvuma kugira ngo udatunga ibyiza Imana ikuvugaho. Aba bantu Imana yabagarutseho iravuga ngo wijyana nabo wibavuma kuko bahawe umugisha. Ariko kubasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo babashyizeho waje kubafata igihe bakinguye umuryango w'icyaha. Yesu ashimwe. Nukuri Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata. Iyo turebye mu Migani 26 umurongo wa 2 haravuga ngo nkuko igishwi kijarajara n'intashyi kwiguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Umva ikintu giteye agahinda muri ibi byose. Umuvumo w'ubusa ntugira icyo ufataho. Ariko ujya kumva ukumva umuntu ahagaze muri iri sezerano yibera mu byaha. Nagira ngo ko ibyaha ari ubwicaro umuvumo wakwicaraho, n'intebe umuvumo wakwicaraho. Iri ni isezerano byibuza ry'abagerageje gukora ibyo gukiranuka. Umuvumo w'ubusa nta ufata. Ariko iyo nkinguriye icyaha mu buzima bwanjye, iyo aba ari intebe, aba ari ahantu heza nteguriye Satani kuba yashyiraho wa muvumo yashaka gushyiraho. Mu Migani 3:33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ryari umuvumo batuvuma udufata? Ni igihe twakinguye umuryango w'icyaha mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvumo w'ubusa ntufata, yibuze icyo ufataho. Yo Satani agushatse impamvu akayikuburaho. Ariko iyo abonye impamvu wa muvumo batuvuma uragenda ukadufata. Umuvumo ushobora kutadufata kuko wabuze impamvu, ariko umuvumo, amagambo mabi twoherezwaho, ibikorwa Satani akora ku buzima bwacu bishobora kuducogoza tukagira intege nkeya. Umuvumo ntiwafashe burundu, ariko hari ukuntu byakwambuye imbaraga uko. Ariko iyo dusenze ibyo byose tubiburizamo. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Narimvuze ngo Satani arakwanga kandi afite ingabo akoresha kugira ngo akurwanye. Izo zishinzwe kukuvugaho ibibi. Ikiza ukoze bashinzwe kukwitegera uko aba bantu babigenze. Baramu na Baraki. Baraki yari uwo mwami, Baramu yari uwo muhanuzi bazanye kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Nukuvuga ngo barahagaze barabitegera, barabareba, barebye uko babayeho. Niko Satani n'ingabo ze cyangwa amadayimoni, reka twita amadayimoni kugira ngo abantu batagira ubwoba. Niko amadayimoni abigenza. Arahagarara akakwitegera, akavuga ngo dore amaze gusoreka, amaze kuba inkumi, amaze gushaka,
araryohewe ahanahana bagahagarara bakakwitegera bavuga ngo icyo ashaka kugeraho uyu munsi cyangwa icyo azakurikizaho ni iki n'iki, reka tumuvume, reka tumuteze ibyago n'amakuba, ntakomeze gutera iriya ntambwe arimo atera. Ariko Kristo ari ku ruhande rwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Mwirukane Satani nawe azabahunga, ariko nyine ahunga abande abamwirukanye, abasenze bakagwiza imbaraga z'umwuka, abafashe umwanya nk'uwo Daniyeli yafashe ngo agashishikarira kumenya. Umukristo ntakwiriye kuba muri ubuzima bwo kwisi ahumirije abyihoreye, ntakwiriye gufata ibyago n'amakuba bimuzengurutse nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe mu isi yo mu mwuka, kandi mu isi yo mu mwuka wabirwanya bigakunda. Haleluya. Nta n'umuntu wakwirariraho ngo akubwire ngo wasenga bimworoheye, yaba kubeshye. Ngo akubwire ngo uko ngambiriye kwiriza ngo biba binyoroheye, ngo nta nubwo inzara indya, ngo nta nubwo ngera hagati ngo numve nabivamo. Ari wabitubwira? Nanjye ubabwira njya ngera hagati nkumva nabivamo. Yewe reka nkubwire ngo hari n'iminsi mbivamo. Dukeneye kugwiza imbaraga z'Imana. Hari iminsi inzara indya ariko nkavuga ngo hoya sinkibivuyemo, ariko ndatekereza ko ntazongera kubivamo. Mu minsi yashize Imana yanyigishije ikintu. Kwa kundi wumva umutima wawe ushaka gusenga ukavuga ngo ngiye gukora amasengesho y'iminsi 3, ngiye gukora amasengesho y'iminsi 7, hanyuma wagera hagati ayitatu ukayahindura umwe, ayirindwi ukayahindura 2, cyangwa se ntunabikore na gatoya. Burya ikiba cyaguteye gusenga haba hari impamvu. Umwami Imana yifuza kukugwiriza imbaraga, aba yifuza ko wagira imbaraga kubw'ibindi bihe ugiye kwinjiramo kugira ngo uzabitsinde, uzabibashe. Haba hari indi mitego ya Satani utazi, Umwami Imana yifuza ko wazayitambukamo itagufashe. Rirya jwi ritukumbuza gusenga, nta muntu wabikubwiye ukumva ugiye gukora iminsi yo gusenga, si ry'ubusa. Umva rero ngo iyo tubyishe uko bigenda, kurya wari wibwiye 3 mu mutima wawe ugahita uyica. Ikikugarura ku rwego rwa zambaraga wari busingire mu minsi 3 nuko wakuba 2. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, nibyo nongorewe. Byanteye ubwoba ndavuga Imana reka uhanagura ibyo nigeze kwica byose, kuko ngiye kwishyura ntibyazarangira. Ariko reka dutangire muri bushyashya. Ninumva ijwi rimbwira ibyo gusenga nanyubahe. Haleluya. Niwumva hari umunsi wo gusenga ushaka ubyubahe, kuko burya ntibiba byapfuye kuza. Imana yakitugire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitumara kuriganiraho wenda ndagerageza kuvuga vuba, turafata undi mwanya wo gusenga. Turasoma mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10. Ijambo n'ubundi rivuga gusenga, turavuga gusenga ubutarambirwa. Niyo titre nahaye aya magambo y'Imana tugiye kuvugaho. Gusenga cyangwa se senga ubutarambirwa. Reka dusome mu gitabo cya Daniyeli. Abakomeje kugira ibyiringiro ko ufite Bibiliya. Haleluya. Umudamu vrema udafite Bibiliya we afite ikibazo, kuko dufite amasakoshi. Abagabo wenda bavuga utavuye ku kazi ntari bugenda n'icyo gitabo, ariko nawe niba ufite imodoka ukaba udafite na Bibiliya nabwo ni ikindi kibazo. Se ku buryo unayigendanye n'umuntu nta nicyo byatwara. Haleluya. Reka ne kubareba kugira ngo ntabamenya nkabagaya. Ariko mwicaranye mundebere mumbwire ngo biragayitse. Reka dusome mu buhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 murongo wa 2 tugeze ku wa 3, twongere dusimbuke dusome 12 na 13. Ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 10 aravuga ngo muri iyo minsi, murongo wa 2, muri iyo minsi ngewe Daniyeli namaze ibyumweru 3 ndira, nta mutsima naryaga nubwo ari mwiza, nta nyama cyangwa vino, ntacyo nasamiraga, kandi sinihezuraga. Kwihezura no kwisiga amavuta. Ntiyitunganyaga mu yandi magambo, wenda yarakarabaga ntiyisige. Ntacyo nasamiraga kandi sinihezuraga kugeza aho ibyo byumweru uko ari 3 byose bishiriye. Yasenze iminsi 21 mu nsengero kenshi. Iyi minsi turayikora, harimo abakora 40 ya Yesu cyangwa se cyagiye Mose azamuka ku musozi. Abakora 21 kenshi baba bashingiye kuri uku gusenga kwa Daniyeli. Nuvuga ngo yamaze ibyumweru 3 byose. Ku murongo wa 12 dusimbuke ngo ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13 ariko umutware w'ibwami
bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ntinda mu bami b'ubuperesi. Haleluya. Reka some iyi mirongo 12 na 13 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Harambwira ngo, arongera ati, Daniel wigira ubwoba, kuva ku munsi wa mbere wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana, yumvise isengesho ryawe, none nkuzaniye igisubizo cyayo. Ariko ikinyabutware, abo twavuganye twiganye za nyigisho z'ubushize murabazi ibinyabutware byari byo. Ariko ikinyabutware cyo mu buperesi cyamaze ibyumweru 3 kimbuza kukugeraho, maze Mikayeli umwe mu bamarayika bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibinyabutware byo mu buperesi. Ibinyabutware si ibindi, ni imyuka mibi ikorera mu kirere nkuko twabisomye muri Bibiliya yera. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Turebye ubuzima bwa Daniel yari umuntu usenga no mu buzima busanzwe. Iyo dusomye igitabo cye tumubona inshuro nyinshi asenga, ariko aha ngaha hari amasengesho y'undi mwihariko niba ariko navuga. Haleluya. Amaze gusenga, marayika bavuganaga yari marayika Gabriel, aramubwira ngo ugishishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko nubwo amagambo yawe yumviswe, ibisubizo nagomba kuzanira ntabwo byahise biza. Ibinyamutware cyangwa se umutware w'ubwami w'ubuperesi cyangwa se amadayimoni ategetse ikirere yambujije, yarantangiriye mu nzira, hanyuma bituma nakugezaho ibisubizo byawe. Aravuga ngo nyuma Mikayeli umwe wo mu batware, Mikayeli undi mu marayika w'intambara, undi mu marayika ukomeye, undi wo mu batware cyangwa se undi wo mu bakuru aza kuntabara, kubera ko natindijwe n'ibyo binyabutware byo mu buperesi. Igisubizo cya Daniel kimubona kumugeraho, kandi nyamara Bibiliya yatubwiye ngo igihe yatangiye gusenga yari yumviswe. Haleluya. Ibi ngibi bikwiye kutubera impamvu yo gusenga ubudasiba. Twitegereje ubuzima bwa Daniel dusanga ari ubuzima buryoshye bwa gikristo. Yagiraga ubuzima busenga, yagize ubuzima bwo kubana n'Imana neza. Ukibaza none wowe nanjye mu gihe duhagazemo uyu munsi twakwireba, twakwishyira ku minzani y'imisengere yacu, tukibaza ngo no twebwe turi bande ku buryo tutagira ubuzima busenga. Niba umugabo nka Daniel ashobora gusenga, umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, wibutse ko ibyo bintu bikibaho na n'uyu munsi. Haleluya. Umugabo ujya ubona abamarayika imbona nkubone, ariko ibisubizo bye bigatangirwa. Abatware bo mu kirere, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bagatangira ibisubizo bye, kandi ari umugabo usanzwe asenga, ari umugabo ukora ibyo gukiranuka. Hanyuma akaba intambara y'umwuka, marayika w'umurwanyi akaza agatabara, igisubizo kikamugeraho. Murumva nshuti z'Imana tudafite impamvu zo gusenga? Ntabwo tuzifite? Turazifite mu buryo buhoraho. Haleluya. Gusenga rero nk'umukristo, noneho cyane cyane umurinzi ku nkike, bikwiriye kutubera ubuzima. Habwo dusenga twavuga amagambo tukumva turarambiwe, ariko ni Satani ubutunyaga. Kuki iyo turimo tuganira n'abantu bisanzwe n'abantu dukunda, ibiganiro bitajya bikama? Mujya mubitekereza? Amagambo yo kuvugana n'inshuti mujya muyabura? Ntabwo abura. Ibiganiro biraryoha, tukavuga tugatarama, igicuku kikagera nta muntu n'umwe urambiwe. Ariko byakwinjira mu gusenga kuko ari igikorwa cy'umwuka, umwana Satani akabirwanya, amagambo akabura. Rero gusenga bikwiye kutubera ubuzima nk'abakristo. Uko senga nkumva birashiranye, bikantera aho kurushaho gushaka Imana kugira ngo Imana ingwirize imbaraga. Haleluya. Niba amagambo yo kuganira n'inshuti atarabura, n'amasengesho ntiyarakwiriye kubura. Imana yatugire neza. Ikindi gusenga ni iki? Gusenga no kwiringira Imana, no kubwira Imana ngo Mana ntabwo bishoboye ku giti cyanjye, nje kugushaka kugira ngo unshoboze. Kudasenga biba interprete muri ubu buryo, cyangwa se bisobanurwa muri ubu buryo. Kudasenga ni nkaho nabwiye Imana ngo Mana ndabyishoboreye, iby'aka kazi ndabyishoboreye, nzabikoresha ubwenge bwanjye, nzabibasha. Iby'uru rugo, iby'izi nshingano ndabyishoboreye. Ariko gusenga magiye kubwira Imana ngo Mana ntabwo mbishoboye, ngwino bifatanye nanjye, ngwino binkoreshe, ngwino ushoboze, ngwino byivangemo ndebe ko byagenda neza. Rero iyo tudasenze biba bisobanuye ngo Mana turabyishoboje, iby'uru rugendo turabishoboye, ntabwo dukeneye kuza kwivangamo. Kuko gusenga ni ikintu guhamagara Imana ikaza mu byacu, ikaza mu byo turimo. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Bibiliya iravuga ngo, narimvuze ngo kudasenga ni ukwereka Imana ko tutayizeye. Ni ukuvuga ngo turabyishoboreye, ntabwo dukeneye izindi mbaraga. Kandi Bibiliya iravuga ngo umuntu wizera Imana, Imana iramuvomera. Turebye muri Yeremiya no muri Zaburi biragaruka, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi,
ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Iyo ngiye gusenga mba nizeye Imana, nuvuga ngo Mana ndabizi ko uri bubishoboze, ndabizi ko ubishobore, kandi ndabizi ko utabigiyemo ntabibasha. Niyo mpamvu mfata umwanya ko nava mu bantu, nyamara mu bantu nari gukemura ibibazo, mu bantu nari busaba marandevu, ariko hejuru y'ayo marandevu n'abantu nkagira umwanya wo kubana n'Imana njyenyine. Haleluya. Byereka Imana ko uyizeye, kandi bisiga Imana nayo itari buceceke ngo ibyihorere. Haleluya. Abantu basenga bazahorana ubuzima buvomerewe, umeze nk'iki giti cyatewe hafi y'amazi. Amen. Abantu basenga suko badahura n'ibibazo, ariko ubuzima bwabo buravomerewe, bahorana imbuto mu gihe cyose, ku buryo niba baciye mu bibazo n'ubitegereza uzasanga bameze nk'abatabicamo, kuko ubuzima bwabo burahembutse. Haleluya. Amen. Uyu mugabo Daniel bamuvugaho aya magambo. Marayika aramubwira ngo kuva igihe watangiriye gushishikarira gusobanukirwa. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo kuva igihe wiyemeje gusobanukirwa no kwicisha bugufi. Gushishikarira gusobanukirwa ni iki? Kugira umwete wo kwifuza gusobanukirwa ibyo uhagazemo bimeze biti. Haleluya. Ni ugufata umwanya ukitegereza ubuzima bwawe, ukitegereza ubuzima bw'abawe. Bibiliya yatubwiye ngo Daniel kuva igihe washishikariye, kuva igihe wagize umwete wo gusobanukirwa. Daniel yasobanukiwe iki? Ngo yasomye ibitabo asanga imyaka bagomba kumara i Babuloni yarashize. Nta wundi muntu wari ubyitayeho, nta wundi muntu wari uzi ko ari n'ikibazo. Reka mbabwire inshuti z'Imana. Haleluya. Hari igihe umuntu atura mu bibazo ariko akumva si ikibazo. Gushishikarira kumenya no kwitegereza ubuzima bwanjye. Ntuvuga ngo ubuzima bwanjye ariko ntago burimo umugisha ungana n'uw'Imana yari yarangeneye. Ubuzima bw'abanjye ntago buhagaze nkuko Bibiliya ibivuga. Uko ni gushishikarira kumenya. Nashishikarira kumenya nkinjira mu isi yo mu mwuka. Turemeranya neza nk'abakristo ibintu byose bikoreka mu isi fizike bitegurirwa mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Ibibazo dufite mu bifatika, ibibazo biri mu miryango yacu mu bifatika birateguwe mu isi yo mu mwuka. Haleluya. Nibaza ko icyo ngicyo kitari kiri kibazo mu myizerere yawe no mu myemerere yawe. Urabizi neza ko isi yo mu mwuka iriho. Amen. Gushishikarira kumenya rero ni ukwitegereza ubuzima bwanjye n'ubw'abanjye, nkavuga ngo se iki kibazo ko tugifite kandi ko mbona mu muryango wacu kihahora, ukabireba ntuceceke, ukamera nka Daniel. Daniel amaze kubona kumbi bagombaga kuba baratashye ariko ntibatashye, bimutera kurira, kwiyima ibyo kurya, gushaka mu maso y'Imana kugira ngo Imana ibatabare isohoze icyo yari yarabavuzeho. Ibi ngibi bikwiye kudukangura nk'abakristo, kuba Imana yavuze, kuba Imana yaduhaye isezerano, kuba byanditswe muri Bibiliya si garanti yuko biri busohozwe byose ku buzima bwacu. Twarabihawe ariko imbaraga zirwanya kubisingira zirahari, niyo mpamvu dusenga. Haleluya. Haleluya. Ukaba uri umudamu ukitegereza, ugashishikarira kumenya urugo rwawe n'umuryango washatsemo. Ukaba ufite umugabo washatse ariko uwo mugabo wawe akaba yarabyawe n'umugabo wari ufite abagore 6. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo mugore ufite umugabo wenda wamushatse ari we mugore wenyine, ariko yabyawe sebukwe, mbese yarafite abagore 3, 4, 5, 6. Uwo mugore aramutse abaye nka Daniel yashishigara kwitegereza akavuga ati ibi bintu ntabwo ari normal, kandi ibi bintu birimo birakomanga ni wawe. Birabishye kubivuga ariko mu mwuka niko kuri. Simvuga ngo bizagufata ariko birakomanga iyo usenze ubiburizamo. Yesu ashimwe abapapa bari hano, Yesu ashimwe abasore bari hano. Ukaba warirambagirije umukobwa cyangwa se umugore wawe ariko wakwitegereza, washishikarira gusobanukirwa, ugasanga umugore washatse nyina ntiyigeze yubaka, nyina yari indaya, nyina yagize abagabo 3. Ibyo bintu bishobora kudafata umugore wawe ariko ni urugamba rwo mu mwuka, birakomanga. Iyo utabitsinze ukaba umukristo mwiza bishobora kugusimbuka, ariko kuko mu mwuka ikintu kitavangweho ntaho kijya, kikazajya ku mwana wawe. Ariko iyo dusenze tubiburizamo. Haleluya. Tukabisenya. Gushishikarira gusobanukirwa n'ibyo ngibyo, ukicara ukireba uri umukobwa ukabona ugize 34 nturashaka, wabaza amakuru ugasanga mama wawe yashatse kuri 40, nyogosenge we ntigeze ashaka, nyogosenge wundi yashatse kuri 45. Ntago uba ukwiye kubifata nk'ikintu gisanzwe. Muranyumva barinzi ku nkike? Wasanga n'umwe washatse yarashatse ariko ntiyubatse,
ukabura umukobwa wa 34 ukicara ukabyihorera. Ntabwo uba ukwiye kubyihorera, uba ukwiye kwitegereza nka Daniyeli ukavuga uti ariko hano hantu ibyo byose hari ikibazo, narakijijwe ni mu rugendo rujya mu ijuru, ariko nkwiye kwitanga gusenga, nkwiye gushaka Imana nkavuguruza iby'ubu bwami bw'uperesi bwavuze hejuru ubuzima bwanjye. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi, umuntu wese ufite ubwenge afite impamvu zo gusenga. Hari ibintu byinshi twagombye kuba duhagazemo tudahagazemo, abacu badahagazemo. Hari igihe abantu bateta mu mwuka, njyana nababarakarira nkumva nanabakubita bamwe muri bo. Ukaganira n'umwana w'umukobwa w'umurokore ufite imyaka 36 akakubwira ngo ngiye numva nta kintu bimbwiye. Utese nta kintu bikubwiye 36? Ubwo butesi mu mwuka ntabwo bwemewe. Haleluya. Hari igihe tubigira twumva ari ukugira ngo abantu batamenya ko dushaka umugabo cyane. Uramushaka kuko uranamukwiriye. Mu ijuru ntago barongora, ntago barongorwa. Muranyumva nshuti z'Imana, ni umugisha hano ku isi. Bikwiye twebwe abizera n'abakristo kudutera gusenga. Kubera iki? Niba ari umugisha n'abatasenze bahagararamo, n'abadakijijwe bahagararamo, n'indaya zo ku muhanda zishobora gutunga, kuki ngewe wakijijwe umugisha nagiye hano ku isi nawihorera nkajya mvuga ngo ntacyo bimbwiye? Birakivuze kandi cyane. Ikindi bizakubuza gukorera Imana neza, bizagusigaho umugayo n'igisuzuguro uzagendana. N'ubu uri wenyine uzagisuhuza umutima, uzavuga utari ko Imana yaranditse. Bikugabanyiriza uburyohe bwo mu rugendo rw'agakiza, bikugabanyiriza ibyo wari gukorera Imana. Haleluya. Ukwiye kugira ishyaka ryo kwitegereza nka Daniyeli, ukabura umusore ukavuga utari ko ni gute abantu b'ikigero cyanjye bafite ibi n'ibi, ngewe kuki nabifite. Ugakora ibyo ugomba gukora mu bwenge, ariko ukagerekaho gusenga. Kuko niba Daniyeli baratangiriye ibisubizo bye ari umugabo usenga, ari umugabo wakoze ibintu yakoze i Babuloni tureba, wowe nanjye turi bande kugira ngo batabitangira? Sinima ngutera ubwoba kugira ngo utinye dayimoni na satani, ndimo ndagukangura kugira ngo ukanguke ubarwanye, kuko iyo tubarwanyije barahunga. Haleluya. Barekura ibyacu ubuzima bugakomeza. Navuga ibibazo byinshi tureba n'amaso yacu tukabibona, ukitegereza ugasanga iwanyu harimo gukenyuka kudasanzwe. Barapfusha abantu bamwe nko mu mwaka umwe, bagapfusha abantu bavindimwe nka 3 cyangwa 4 mu mwaka umwe. Ukabuzi ngo abagabo b'iwanyu ntibarenza 50, ntibarenza 60. Abagore barapfa kuri 40. Ugasanga umuryango umwe wapfuyemo abakobwa nka 3 cyangwa 4 barwaye indwara nubwo zaba zisobanutse, kuko Satani arabizi kuzita amazina turi bwakire. Tuvuga ngo na accident y'imodoka disi, na accident nyine baguye mu mpanuka, ariko inyuma yabyo hari umwuka ukenyura. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana ibaho umugisha, Imana itugwiriza imbaraga kugira ngo dusenge, duhagarare mu by'Imana tuvugaho, tuvuguruze ibyo Satani yashyize ku buzima bwacu. Amen. Umuntu ashobora kwicara akavuga ngo Imana irabizi. Yego Imana irabizi, nagira ngo ko Imana ibizi. Ariko Imana nyuma yo kubimenya irakureba ikanatangara, ikavuga ngo ese ko mbizi, ko nawe abizi ko bihari, ni gute ahubwo atarimo gusenga? Muranyumva bajya bavuga ngo Imana irabizi ariko abo ntago bari hano. Twebwe turi abantu basenga. Haleluya. Ngo Imana irabizi, nayo irabizi. Yamara kubimenya ikavuga ati ni gute mbizi, nawe akaba abizi, akaba bireba, yarangiza ntagira icyo abikoraho. Imana yatugire neza. Haleluya. Ukuntu Satani abigenza, agira cyo agasa nk'umuntu utwikiriye ubwenge bwacu gatoya, agatwikira ubuzima bwacu bwo mu mwuka, akadushyira igitwikirizo gituma tutikangura, ukajya wumva ntacyo bitwaye. Buri cyago cyose n'amakuba cyakubayeho ugahita ukibonera interpretation, ukakibonera ubusobanuro buri normal. Imodoka yapfuye, inzu bayiteje cyamunara, nuko nyine twacunze umutungo nabi, nibisanzwe, wakorora bigapfa, wagira byose bigapfa, ukabibonera ubusobanuro busanzwe. Umunyamwuka ntakwiriye kubibonera ubusobanuro busanzwe ngo agarukirize aho ngaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imana yatugirire neza. Amen. Umukozi w'Imana Isaka mwitangira ibice 25 umurongo wa 21. Isaka yari umwana w'amasezerano. Isaka yari umwana wavutse Imana yaramuvuzeho. Ariko Isaka nawe yagize umwanya wo kwitegereza, ashishikarira kumenya iby'iwabo. Aravuga ati ubugumba bwaje ku mugore wanjye no kwa mama bwari buriyo. Muranyumva bakristo bene data? Itangira 25:21 ngo Isaka yingingira umugore we. Nukuvuga ngo Isaka yari umwinginzi, Isaka yari umwintercesseur, Isaka yari azi gutitiriza, yari umwana wavutse Imana yabivuze. Ubundi ntiyarakeneye gusenga kuko n'umwana wavutse ibintu byose byarateguwe.
umwana wavutse mu rugo abamarayika bagendamo. Nankaswe wowe Nyamirambo nkanjye. Oh haleluya. Ngo Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asaminda. Isaka yararebye aravuga ati ubu bugumba bwaje ku mugore wanjye ntabwo ari ubusanzwe, naho mvuka niko byagenze, nanjye nagiye kuvuka nta nkuru. Isaka umwana w'amasezerano, umwana wabo bavuganaga n'Imana imbona nkubone, agira umwanya wo kwinginga. Haleluya. Turi mwisi irimo intambara, si kugira ngo tugire ubwoba, ariko ni kugira ngo dutsinde imigisha yacu tuyihagarare. Ntituyihagararemo gusa, duheshe n'urubyaro ruzadukurikira kutazarwana n'ibyo twarwanye nabyo. Haleluya. Usigara umugozi uciye wa burundu ukavuga ngo ibintu byo gukenyuka ndiho n'abazankurikira ntabwo bizabaho. Ibyo bintu Imana irabikunda, irabiryoherwa, irabishyigikira. Satani ni umunyamwuka kuko ntabwo yambaye umubiri. Azi ibyatsinze umuryango wawe kera, azi ibikunanira muri none, arimo arapanga n'ibizananiza urubyaro rwawe. Ariko kandi azi ubutwari n'ubushobozi twahawe. Iyo twabusobanukiwe arahunga. Haleluya. Iyo twabusobanukiwe adutwaza igitugu. Imana yacu tugire neza. Amen. Yesu mu mbabazi ze no mu mpuhwe ze yaciye wa mugani wo muri Luka 18. Ntabwo ndi busome wose, ariko reka nsomeho gatoya. Luka 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngo bacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu ni Yesu wabivugaga. Agomba kuba ari cyo yajyaga arakora. Yarasengaga ubutarambirwa buri joro. Ngo bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza wo mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Umurongo wa 4. Ngo amara iminsi atembera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandushya. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na ninjoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya. Icyo nifuza gukuramo ahangaha, uyu mucamanza ukiranirwa wanabyivugiye akavuga ngo sinita ku Mana sinita no ku bantu. Mu yandi magambo agahinda k'abantu ntacyo kambwiye. Uyu mupfakazi nashaka yarapfakaye akiri mutoya, ntacyo bimubwiye, nta mutima w'umuntu afite. Twamugereranya na Satani. Icyatumye arekura uyu mugore agahabwa umugisha w'akarenganurwa si impuhwe yamugiriye, ahubwo yaravuze ngo nuko anduhije. Aranduhije. Haleluya. Arimo arandushya, none reka mwikize. Satani n'amadayimoni ntabwo ari abantu bapfa kurekura fasiruma, ntabwo ari abantu bapfa kubyihorera. Bagenda iyo tubaruhije, iyo tubarushije imbaraga, iyo babonye turi abantu batarambirwa, iyo babonye turi abantu batabivaho. Ugasenga uvuga uti uyu mugisha nzawuhagararamo, ugasenga uvuga uti urugo rwanjye ntiruzasenyuka, ugasenga uvuga uti abana banjye bazakorera Imana, ugasenga uvuga uti ubukene bwabaye iwacu ntabwo buzamfata. Haleluya. Ugatitiriza kugeza igihe ibintu bihindukiye. Satani amera nk'uyu mucamanza ukiranirwa akavuga ati umuntu aranduhije, ngiye ku bandi batabizi. Akajya aho batabizi. Imana yacu tugirire neza. Icyatumye Yesu ashyiramo cyangwa icyatumye umwuka w'Imana wemera ko uyu mugani cyangwa iyi nkuru ijya muri Bibiliya nuko Yesu azi imbaraga ziturwanya. Niyo mpamvu dusaba gusenga ubudasiba. Azi igihe duhagazemo icyari cyo, azi imbaraga ziturwanya. Umurizi ku nkike ntakwiriye kuba wa mukristo uvuga ngo se ngo kuki Imana yabyemeye. Ntakwiriye kuba umukristo uvuga ngo none se ni gute Imana yadushyize mu isi izi ko Satani ayirimo. Satani arahari, natwe turahari. Impamvu Imana yemeye ko tuba mu isi Satani arimo nuko yari izi ubutware yaduhaye. Haleluya. Nuko yari izi ko tuzabibasha. Amen. Haleluya. Satani azarekura ibyawe afashe ari uko umuruhije, ari uko twatamworoheye, ari uko wahatirije kugeza igihe yimukiye. Amen. Ibya Danieli yarabitindije, kandi Danieli rero umugabo usenga, ariko gusenga kwe yarakomeje arasenga kugeza igihe igisubizo cyamugereho. Wowe nanjye nidusenga ibintu bizahinduka. Ibyo ndabivuga ndi umuhamya, niba ariko navuga, kandi nawe uri umuhamya, ufite byinshi uzi wasabye Imana bigaragara nk'ibitashoboka, gitondo kimwe birashoboka. Haleluya. Reka mvuye ku tuntu dukeya hanyuma dusenge. Iyo ugiye gusengera uwawe utarakizwa, umwana wawe, umuvandimwe wawe, wo mwashakanye utarakizwa, ntukwiriye kubisengera ubyoroheje.
reka ne kuvuga utarakizwa gusa, mvuge n'uwakijijwe ariko akaguru kamwe kaba mu nzu y'Imana n'akandi kaba hanze. Ntago mubazi se? Niba akijijwe burya neza ntiwagombye kumwingingira kuza gusenga. Niba akijijwe neza ntiwagombye kumwingingira gukorera Imana, ntiwagombye kumwingingira gutanga amaturo n'ibyacumi, ntiwagombye kujya umwibutsa gahunda zo mu rusengero mwazumviye rimwe ariko niwe uhora wibutsa. Ibyo birakwereka ko ahagaze atagize ate, adahagaze. Ikindi insengero zuzuyemo abapagani bo mu rusengero, turabagwije benshi, bari mu bana bacu, bari mu bo twashakanye, bari mu bavandimwe bacu, baratuzengurutse. Natwe ari igihe tuba turi muri abo ngabo, ariko reka tuvugane nkaho tutari muri abo ngabo, ahubwo dushinzwe kuba. Haleluya. Igihe usengera uwawe utarakizwa ntukwiriye kubyoroshya. Kubera iki? Iyo turebye mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa 2 yandikiye Abikorinto igice cya 4 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa 2 igice cya 4 3 kugeza kuri 4, haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, umurongo wa 4, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Imana y'iki gihe cyangwa se umutware w'iki gihe Satani yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Hari igihe muri urugendo abitwa ba Kristo agera cyakarakarira utarakizwa, ukamurakarira ngo kuko atarimo gukizwa. Bibiliya iratubwiye ngo umutware w'iki gihe, Imana y'ubu Satani, yahumye imitima yabo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Kurakarira umwana wawe, kurakarira umugabo wawe n'umugore wawe nta kintu byamufasha, yarahumye. Uragendana n'umuntu ubona ushobora kubacuruza, ushobora kuba akora muri Beneri cyangwa muri Rwanda Revenue cyangwa muri MTN, ariko umutima wagize gute? Warahumye. Kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamutambikira. Ikintu cyahumura uwo mutima we niki? Nuko urwanya Satani wamufashe akamurekura. Haleluya. Si intambara yo guhangana mu mubiri, si ibyo kurwanisha uburakari. Uramurakarira ngo yarasinze ariko si we, yarahumye. Yarahumye. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara nkwe y'inzoga kandi ko atanywa icupa rimwe. Ikimuyobora kimubwira ko agomba kurara mu ndayi. Ikimuyobora kimukoresha amahano kuko yarahumye. Amaso y'umutima yarahumye kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utamurasira. Dufite impamvu zo gusenga nshuti z'Imana. Haleluya. Umurinzi ku nkike ntagarwana gutya, nagarwana guhangana. Arakubita icyamufashe, nikimurekura umuntu wawe azaba muzima, nikimurekura umwana wawe azaba muzima, umuvandimwe wawe azaba muzima, azarekera kuba umupagani wo mu rusengero. Haleluya. Ese umuranyu nshuti z'Imana, Yesu abakumugisha. Ikindi navugaho mbere ko dusenga nuko Satani akwanga, arakwanga. Kandi Satani agira n'abakozi, akorerwa n'abadayimoni, agakorerwa n'abantu buntu bemeye gutanga cyangwa se kugurisha ubugingo bwabo. Ubwo kwanga rero azakora uburyo bwose ku buryo udatunga ikiza cyangwa se udatunga umugisha. Iyo turebye mu gitabo cyo kubara 22 murongo wa 10 tugeze kuri 12, kubara 22 10 kugeza kuri 12, turimo turakora iki? Turimo turaryaza ishoka yacu kugira ngo nidukubita ntitukarinde kuvuga byinshi. Haleluya. Turimo turagwiza ubumenyi bwo mu mwuka kugira ngo nidukubita tumenye uko dukubita. Paulo yaravuze ngo arakubita ariko si nkuhusha, arakubita zicya kubita. Amen. Twahageze kubara 22 10 kugeza kuri 12. Ngo Balamu asubiza Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumyeho ngo, dore abantu bavuye muri Egiputa bajimagije igihugu, ati ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngwino ubamvumire, ahari nzashobora kubarwanya mbirukane. Kugira ngo abarwanye nuko bari bubanze kubashyiraho umuvumo, nuko hari amagambo n'ibikorwa bari bubashe kubashyiraho kugira ngo none nabarwanya abashobore. Ariko Imana ishime, ngo Imana ibwira Balamu iti, ntujyane nabo, ntuvume abo bantu kuko bahawe umugisha. Mu yandi magambo n'ubwoko butavumika. Ariko nubwo ari ubwoko butavumika, abagerageje kubavumba bagize gute? Babigerageje. Ndagira ngo wumve iki kintu. Satani n'ingabo ze bazahora bakuvuma. Ibiha Satani imbaraga n'abakozi be, ibimuteza imbere nuko kwambura amahoro, nuko kwambura ibyiza.
niyo mpamvu ashobora gutamba igitambo cy'umuntu bakavuga ngo uyu muntu bamuhindura ikigoryi, umuntu ntazigera akora, ntazigera ashaka, ntazabyare. Ibyo bitambo bitugirira nabi, we nibyo bimuha imbaraga. Iyo ubaye umutesi uravuga ariko se nkanjye Satani aranshaka wiki, aragushaka kugira ngo agwize imbaraga cyangwa zigwirize abakorana nabo. Naringiye kukubwira ariko n'ubundi reka mbikubwire. Reka nkubwira ngo abo bantu bakorana nawe turabafite twese mu miryango yacu. Turacyakundanye turacyagendanye. Haleluya. Abo bantu bakorana nawe bashobora kuba mu bitwa barokore no mu batarakizwa namba, bashobora kuba mu basenga n'abadasenga. Kinangiye kuvuga cyo reka nyireke, reka dukomeze. Haleluya. Satani n'ingabo ze bazaharanira kukuvuma kugira ngo udatunga ibyiza Imana ikuvugaho. Aba bantu Imana yabagarutseho iravuga ngo wijyana nabo wibavuma kuko bahawe umugisha. Ariko kubasoma Bibiliya barabizi ko umuvumo babashyizeho waje kubafata igihe bakinguye umuryango w'icyaha. Yesu ashimwe. Nukuri Bibiliya iravuga ngo umuvumo w'ubusa ntabwo ufata. Iyo turebye mu Migani 26:2 haravuga ngo nkuko igishwi kijarajara n'intashyi kwiguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho. Umva ikintu giteye agahinda muri ibi byose, umuvumo w'ubusa ntugira icyo ufataho. Ariko ujya kumva ukumva umuntu ahagaze muri iri sezerano yibera mu byaha. Nagira ngo ko ibyaha ari ubwicaro umuvumo wakwicaraho, n'intebe umuvumo wakwicaraho. Iri ni isezerano byibuza ry'abagerageje gukora ibyo gukiranuka. Umuvumo w'ubusa nta ufata. Ariko iyo nkinguriye icyaha mu buzima bwanjye, iyo abari intebe aba ari ahantu heza nteguriye Satani kuba yashyiraho wa muvumo yashaka gushyiraho. Mu Migani 3:33 haravuga ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ryari umuvumo batuvuma udufata? N'igihe twakinguye umuryango w'icyaha mu buzima bwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Umuvumo w'ubusa ntufata iyo ubuze icyo ufataho. Yo Satani agushatse impamvu akayikuburaho, ariko iyo abonye impamvu wa muvumo batuvuma uragenda ukadufata. Umuvumo ushobora kutadufata kuko wabuze impamvu, ariko umuvumo, amagambo mabi twoherezwaho, ibikorwa Satani akora ku buzima bwacu bishobora kuducogoza tukagira intege nkeya. Umuvumo ntiwafashe burundu, ariko hari ukuntu byakwambuye imbaraga uko. Ariko iyo dusenze ibyo byose tubiburizamo. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Narimvuze ngo Satani arakwanga kandi afite ingabo akoresha kugira ngo akurwanye. Izo zishinzwe kukuvugaho ibibi. Ikiza ukoze bashinzwe kukwitegera uko aba bantu babigenze. Baramu na Baraki. Baraki yari uwo mwami, Baramu yari uwo muhanuzi bazanye kuva mu bwoko bwa Isiraheli. Ni ukuvuga ngo barahagaze barabitegera, barabareba, barebye uko babayeho. Niko Satani n'ingabo ze cyangwa amadayimoni, reka twita amadayimoni kugira ngo abantu batagira ubwoba. Niko amadayimoni abigenza. Arahagarara akakwitegera, akavuga ngo dore amaze gusoreka, amaze kuba inkumi, amaze gushaka, araryohewe ahanahana. Bagahagarara akakwitegera avuga ngo icyo ashaka kugeraho uyu munsi cyangwa icyo azakurikizaho ni iki n'iki. Reka tumuvume, reka tumuteze ibyago n'amakuba, ntakomeze gutera iriya ntambwe arimo atera. Ariko Kristo ari ku ruhande rwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Mwirukane Satani nawe azabahunga, ariko nyine ahunga abande abamwirukanye, abasenze bakagwiza imbaraga z'umwuka. Abafashe umwanya nk'uwo Daniel yafashe ngo agashishikarira kumenya. Umukristo ntakwiriye kuba muri ubuzima bwo ku isi ahumirije abyihoreye. Ntakwiriye gufata ibyago n'amakuba bimuzengurutse nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe mu isi yo mu mwuka, kandi mu isi yo mu mwuka wabirwanya bigakunda. Haleluya. Tujye gusenga nshuti z'Imana. Muri iminota mike yadusigaje reka tuyisengemo. Amen. Haleluya. Nyuma yuko Daniel ashishikariye gusobanukirwa, Bibiliya yongera avuga ngo yicishije bugufi imbere y'Imana ye. Kwicisha bugufi ni iki? Nukwemerera Imana intege nke zacu no gusaba Imana imbabazi. Ukabwiza Imana ukuri, ukavuga uti nanjye ntabwo ndi shyashya, nanjye hari ibyo nangije. Hanyuma tugasengera mu isengesho ry'ubutware. Haleluya. Nimuhaguruke dusenga Imana. Umwami Yesu abaho umugisha. Ese igihe twavuga kuri aya magambo waba hari ibyo witegereje mu buzima bwawe n'ubwabawe? Waba se wafashe icyemezo cyo kutazongera kurwanira mu mubiri, kutazarakarira umuntu umutware w'isi yahumishije amaso y'umutima?
umuntu usenga neza ninde? Ni umuntu wafashe umwanya wo kwitegereza nka Daniyeli akavuga ati kumbi burya ntabwo ari bisanzwe, ntabwo ari normal ko mba mu rugo rumeze gutya, ntabwo ari bisanzwe ko ibyago byabaye kuri mama na nyogokuru nanjye byangeraho, si bisanzwe ko iyi miruho yabaye mu muryango wose nanjye ya mbere yanjye, si bisanzwe. Harimo intambara y'umwuka ariko nuyirwanya urayitsinda, nutabyihorera ukabirebesha amaso yombi urabitsinda. Nureba gukenyuka kwabaye iwanyu urahagarara ubiburizemo. Ibyagiye byaragiye ntitukibigaruye, abagiye baragiye ntitukibagaruye, ariko dushobora guhagarara ku buzima bwacu, tugahagarara no ku buzima bw'abacu, tugahagarara ku migisha yacu no ku migisha y'abacu. Haleluya. Niba waragize amahirwe yo kugira umuryango, ujye gusengera umuryango wawe. Umuntu ameze nk'igiti gishobora kuba gifite amashami. Iri shami n'umuvandimwe wawe, iri shami n'umugabo wawe, irindi shami n'abana bawe, irindi shami n'umugore wawe, irindi shami reka turyite ubukungu, irindi shami reka turyite ubuzima bwo mu marangamutima, wagomba gukundwa ariko ntiwakunzwe urababaye, n'ibindi n'ibindi. Uri umuntu ushamikiyeho ibintu byinshi, kandi ibyo bintu byinshi byose bikeneye ubutabazi bw'Imana kugira ngo bimere neza, bimere nk'uko Imana yari yarabigennye, kandi izo mbaraga warazihawe. Reka ducishe bugufi imitima yacu nk'uko Daniyeli yabigenze. Daniyeli yihannye ibyaha n'ibyo abamubanjirije atigeze akora. Daniyeli ntabwo yari afite ubuntu nk'ubwo dufite uyu munsi, twebwe dufite ubuntu mu maraso ya Yesu. Twarakiranuwe kubw'ubukiranutsi bwa Kristo, twejejwe n'amaraso ya Yesu. Ariko yeza nanone ababishaka n'ababyifuza. Reka usuke umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma usengere ayo mashami yose navuze. Ushobora kugendana nanjye mu isengesho, ushobora no gusenga ku byo wowe warebye ugasanga nibyo bibabaje, nibyo bikeneye ubutabazi bwihuse. Iyi Imana yohereje marayika Mikayire akarwanirira Daniyeli, Daniyeli akabona ibisubizo bye, iracyari iyo Mana yigeze ihinduka. Abamarayika baracyamanukana ubutabazi bw'abera, baracyamanukana ubutumwa bw'abera. Imbaraga z'Imana ziracyariho. Iyo umuntu yakangutse aracyavuguruza ibintu bikavaho, aracyasenya ibintu bigasenyuka, akubaka ibintu bishyashya bikubakika. Ubwo butware warabuhawe. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, twasomye amagambo yawe, usanga umugaragu wawe Daniyeli igihe yashishikariraga kumenya, yagize n'umwanya wo kwicisha bugufi. Uyu mugoroba duciye bugufi mu mico mwana, umutima wanjye gusutse imbere yawe, nongeye kuhagiza amaraso ya Kristo. Nibwo bushizi bw'amagazemo, nibyo byiringiro byanjye. Hari ikimenyetso cy'amaraso kiri ku buzima bwanjye, gituma marayika urimbura, gituma ibindega bitambonaho umwanya, gituma inzandiko zose Satana ndega zose muri imbere y'Imana zitambarwaho. Ndagushimira izo mbabazi naboneye mu maraso ya Kristo. Ndagushimira n'uyu mwanya abahungu bawe n'abakobwa bawe basutse imitima yabo imbere yawe mwana, ababishaka babyifuza, reka imbabazi zawe zibabeho. Ndagushimira kuri Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Waratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, duhabwe umuntu wo kudutabara mu gihe gikwiriye. Uyu mwanya aragaragara nk'icyaremwe gisha, aragaragara nk'icyaremwe gifite ikimenyetso cy'amaraso ku buzima bwe. Ibyaha asabiye imbabazi arabibabariwe, nta kirego, nta rubanza, ntabyo Satani afite amurega, kuko atsindishirijwe n'amaraso yawe. Aragaragara nk'icyaremwe gisha, aragaragara nk'umwana uvutse aka kanya. Ijambo ryawe ryaravuga ngo bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Reka ibirego byose yishinjaga, reka ibirego byose Satani yamuregaga nawe yahagara akajya yumva adakwiriye umugisha. Uyu mwanya nibyoswe n'amaraso ya Yesu. Uko kwishinja nigukurweho, uko kwicira urubanza nigukurweho mu izina rya Yesu. Umukozi wawe Daniyeli yashishikariye kumenya, yitegereje asanga bari kuba baratashe iwabo, asanga baracyari abanyagano, asanga baracyari imbata, nyamara hari icyo wari warabivuzeho. Mwami, twitegereje ubuzima bwacu burimo ububata tutabasha kubara, burimo ibikorwa bya Satani mu bacu, mu batwashakanye, mu rubyaro rwacu, mu bukungu bwacu, mu babyeyi bacu, ku buzima bwacu bwite. Uyu mwanya duhagaze mu butwari n'ubushobozi waduha, tuvuguruza ibikorwa byose byo Satani ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imirimo ya Satani yose igaragara mu rubyaro rwanjye, uyu mugabo wamagarukiye kuyisenya. Ibyo Satani avuga uko yitegera urubyaro rwanjye, akavuga ngo ntiruzageraho Imana yaruvuze,
baminuze uyu mwanya mpagarikiye kuburizamo iyo migambi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera urubyaro rw'abagore n'abagabo bari ahangaha mburizamo ibyo Satani avuga ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana be bazagera kure, baziga baminuze, bazakora ibyo ababyeyi batabashije gukora, bazagira amago, bazabyara abahungu n'abakobwa, ntabwo bazicwa n'ibiyobyabwenge, ntabwo bazicwa n'inzoga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntabwo bazabyara ibinyendaro, ntabwo bazaba indaya, bazakorera Imana y'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ibyo nibyo turemye. Wambaragambiwe, wabahumye amaso y'umutima, uyu mwanya ndagukubita, ndagutegeka kurekura ubugingo bwabo, ndagutegeka kurekura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rekura abahungu bacu, rekura abakobwa bacu, rekura barumuna bacu, rekura abavandimwe bacu mu izina rya Yesu. Ubuzima bwabo aho bwatanzwe ndabukurayo mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zabatwikiriye bitewe n'amagambo bavuzweho, ayo bavuzweho n'abasekuruza, abatuzi n'abo tutazi. Duhagaze turi urubyaro rushya, duhagaze tuyavuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazatunga umugisha, bazawuhagararamo mu izina rya Yesu. Mpagaze mu butware n'ubushobozi wampaye, mvuga umugisha kuba twashakanye. Abagore bacu, abagabo bacu bazaba icyo Imana ibavugaho. Aya mago azabaho, aya mago azarama, aya mago azubakika mu izina rya Yesu. Dayimoni usenya, dayimoni utwaza igitugu, ndakwimura mu mago yacu. Rekura abagore bacu, rekura abagabo bacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni wagambiriye ukavuga ngo abahungu ntibazashaka, abakobwa ntibazashaka, uyu mwanya iri joro ndagutegeka kurekura ubuzima bw'abakobwa bacu, kurekura ubuzima bw'abahungu bacu. Bazubaka, bazatera imbere, bazagera kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ikimenyetso cy'amaraso kibabeho, kibahuze n'umugisha wabageneye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zicariye ubukungu bwacu, zikavuga ngo nta w'iwabo wigeze akira, zikavuga ngo nta mukobwa w'iwabo ukira, zikavuga ngo abakobwa baho n'indushyi, ba nyina ba nyirakuru bararushye. Uyu muruho ntabwo azawuhagararamo, uyu muruho ntazawuturamo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu mukobwa azatera imbere, uyu mugore azagera kure, uyu mugabo azagera kure. Ndavuguruza ibyo Satani avuga, ndavuguruza ibyiyubatse ku muryango w'iwabo igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yagerageza gutera imbere, imbaraga zimumanura zikaba nyinshi, amajwi akavuga ngo ntawe iwabo wateye imbere, ngo ntawe iwabo wageze kure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuguruza ayo majwi, izo mbaraga zabitegeye, iyo mivumo yaboherejeho, uyu mwanya ndayikuraho. N'abanyamugisha bazatera imbere, bazakora abahirwe, ubwenge bw'imigenzereze buzakorera muri bo, bazasumbishwa ba generasiyo yabo, bazasumbishwa w'iwabo batigeze kukumenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Inama zose zabaye ku bwabo zimeze nk'izakozwe na Baramu na Baraki, inama zose zabitegeye babizi cyangwa batabizi, izakorewe mu mazu y'abapfumu, izakorewe mu mazu y'abarozi, izakorewe mu bita abakristo atari bo, izo nama zose ndazivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe buraba amahoro, ubuzima bwe buratumbagira, burageraho Imana ibuvuga, ikijuru rimuvugaho nicyo gisohoza ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Ntabwo azakenyuka, abe ntibazakenyuka. Ndakura w'iryo tegeko ryabashyiriyeho imyaka runaka bakavuga ngo ntibazayirenza mu izina rya Yesu. Mpagaze ndivuguruza kubw'ubutware n'ubushobozi nahawe, bazarama batekereza abantu imirimo y'Uwiteka. Harashyirwa itegeko rishya ku buzima bwabo, rivuguruza itegeko rya kera mu izina ryawe Yesu. Imasandara bashekeremese. Ijambo ryawe ryarambwiye
ngo mu bwoko bwawe nta ndwara z'ibyorezo zizahaba. Iyi ndwara yakiriye akavuga ngo niyo mu muryango, akavuga ngo ni hereditaire, akavuga ngo n'ababyeyi barayirwaye, ibe hypertension, ibe diabete, ibe cancer, uko yatwikwitwa uko ariko kose, uyu mwanya magaze kuyivuguruza mu izina rya Yesu. Nta ndwara n'imwe izaba mu bwoko bwawe. Iryo ryo sezerano dufite, ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe rero gucirwa kwacu kose ukadukiza n'indwara zacu zose. Uyu mubiri ni ubuturo bw'Umwuka Wera, ntabwo ari ingoro y'indwara. Mu izina rya Yesu araba mutaraga, nimutaraga nibyo azaragura urubyaro rwe mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami, urakoze Yesu. Reka igitwikirizo umwana Satani yamutwikiriye kugira ngo ubwiza bwe butagaragara, kugira ngo adahura n'umugisha we, uyu mwanya ndagishwanyaguza, uyu mwanya ndakimukuraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Natwikurirwe, ubwiza bwe nibuhishurwe, ubwenge bwe nibugaragazwe, ibyiza yibitsemo nibigaragazwe, bigira umumaro, bimugirira umumaro, bigire n'abandi umumaro, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami, nk'uko wabigennye Mwami. Ijambo ryawe rimbwira neza ko imigambi dufitiye ari myiza, ari amahoro atari ibibi. Imigambi yose icurwa ku buzima bwe mibi ndayiburizamo uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ibyazi n'ibyo atazi, ibyamaze gushyirwa mu bikorwa n'ibirimo biteganywa, ibyo byose ndabivuguruza mu izina rya Yesu. Imigambi yawe kuri we ni myiza, ibi ari byo bisohozwa ku buzima bwe. Ubuzima bwe bwo mu mwuka nibuhembuke, nasabane nawe. Umuryango w'icyaha ntukingwe, ingoyi y'icyaha nicikagurike mu izina rya Yesu. Imigozi yari yaramufashe imuzingira kuri iki cyaha cyamunaniye kureka, uyu mwanya ndayicagagura kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Ingoyi z'ubusambanyi, ingoyi za pornography, ingoyi zimutera masturbation, ingoyi zimwinjiza mu yindi myuka ya lesbianisme, iyo yose ndayishwanyagura. Ingoyi zimujyanisha kugira tendance ya homosexualité, iyo migozi ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi yose umwana Satani yabohesheje abe, uyu mwanya nituragurike, nicikagurike mu izina rya Yesu. Araba uwo wishimira, araba uwamugeneye kuba we, aragera kure, aratumbagira mu birere, aragenda ntari bucogore. Azabishobora, azabishobora. Umuruho ababyeyi be barushye, we ntabwo azawuruha. Umuruho nyina yarushye ntazawuruha. Uruzerero rwafashe se, wowe ntabwo ruzamufata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Azaba umugabo uhamye, azaba umusore uhamye mu izina rya Yesu. Azagerana nawe kure, azagerana nawe kure. Ibyasenyeye iwabo we ntibizamusenyera, ibyacenyuye iwabo we ntibizamubona. Arahishwe, arahishinganywe mu maraso yawe Yesu. Mwuka w'Imana mwuzuza ubushizi bw'amanga, mukiza ubwoba agendana, mwuzuza ubushizi bw'amanga, kuko ijambo ryawe rimbwira neza ko umwuka twahawe atari uw'ubwoba. Mwuzuza ubushizi bw'amanga, ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Mwuzuza ubwo bushizi bw'amanga. Iyi ntwaro Satani yakoreshaga ku buzima bwe y'ubwoba, yo guhora ategereje ikibi, ndayivunaguye uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ntazongera kwicara ategereje ibibi, ibibi bizamubaho, ibibi bizaba kube mu izina rya Yesu. Iyo ntwaro turayicagaguye, iyo ntwaro ndayivunaguye mu izina rya Yesu. Arakingiwe, afite ikimenyetso cy'amaraso kuri we, afite ikimenyetso cy'amaraso kube. Azarama ageze igihe wari waramugeneye, azarangiza umwaka amahoro, azarangiza indi myaka amahoro mu izina rya Yesu. Aho yatanzwe ari mutoya, agatangwa atabizi, bikaba bimuteza abagabo b'ijoro, bimuteza remari de nuit, abadayimoni basambanya n'ijoro. Uyu mwanya ndakubwira ngo aba bantu sabawe mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa si uwanyu, uyu mugore si uwanyu, uyu mugabo n'uyu musore si uwawe. Yahinduye aho yabarizwaga, igihango cyaracitse igihe yizeraga Kristo mu izina rya Yesu. Wa mugabo w'ijoro, wa mugore w'ijoro we, rekura, rekura mu izina rya Yesu. Azarota inzozi nziza,
reka usenge wowe uhora urota abawe bapfuye ukumva ni byiza ukumva urabakumbuye nagira ngo ko abawe bapfuye badafite ubushobozi bwo kugaruka aho uri dayimoni nizo ziyambika ishusho zabo wemera zikagutera byange ihakane ushize twasengeye umwana w'umukobwa wari ufite icyo kibazo cyo guterwa na mama we akajya abona ari mama kuko mama yapfuye kera kumva aramukunze kumva arabiryohewe ariko dusenze dayimoni zimuvugiramo ntabwo yari mama ntabwo mama afite ubushobozi bwo kugaruka dayimoni zamubuzaga kubaka zaramuzonze zishe ubuzima bwe umuntu wawe wapfuye nta bushobozi afite bwo kugaruka mu bazima ariko dayimoni kugira ngo agutere afata isura wemera isura ukunda hanyuma ukamukingura akabasha gutera ibyo bikunda gutera n'abantu bapfakaye umugabo wakajya agaruka ukabona ni byiza ukumva muraryamana ntabwo umugabo afite imbaraga zo kugaruka yavuye muri uyu mubiri ibyo bintu ukwiye kubyanga mu buryo bwa burundu ibyo twita abagabo b'ijoro abantu basambanya umuntu atabareba ni imyuka ifuha cyane akenshi iyo umuntu ashatse atarabohoka kuri iyo myuka imusenyera urugo cyangwa igakenyura uwo bashakanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye iyo myuka turayitandukanya n'abahungu bawe n'abakobwa bawe mu izina rya Yesu nimurekure yinjijwe mu gihango gishya yinjijwe mu gihango gishya yinjijwe mu isezerano rishya si umugore wawe si umugabo wawe ntaho muhuriye wa mwuka mubi we rekura ubuzima bwe ntuzongere kumutera mu nzozi ukundi mu izina rya Yesu amasandoroboshikara amasa urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo urakoze kuko uri mu ruhande rwacu ijambo ryawe rirambwira ngo ubwo uri mu ruhande rwacu mubisha wacu ninde ntawe nta n'uwadushobora kuko uri mu ruhande rwacu turashinganye turi ubwoko butavumika turi ubwoko bwahawe umugisha urakoze ku bw'abo bahungu bawe n'abakobwa bawe b'abanyamugisha uvugaho ibyiza ufite imigambi myiza urakoze mwami ko ari ingabo uhagurukije muri iki gihe kugira ngo mwami wowe nabo muvuguruze ibyo Satani yari yaravuze ku miryango yabo ndagushimira ku byo ukoze ndagushimira ku bisenyutse ndagushimira ku byiza wubatse azabihagararamo azabibonesha amaso agishoboye kunezezwa nabyo agishoboye kuryoherwa nabyo urakoze papa nongeye kubashinganisha mu maraso yawe basumbishe andi mahanga basumbishe andi moko basumbishe abo bana batakuzi imitwe yabo nishyirwe hejuru ihembe ryabo nishyirwe hejuru amavuta yawe nabatembeho umunsi ku wundi nibagwiza imbaraga z'umwuka igitondo n'umugoroba urakoze mwuka wera ko wabikoze ngaho ugendana natwe iri joro ritubere ijoro ryo gusabana nawe ritubere ijoro mwami ryo kuganirizwa nawe gushimiye ku byo ushyizeho iherezo gushimiye ku bihe bishyashya utangije nanone mu buzima bwacu mwuzuzemo iryo shyaka n'uwo mwete wo gusenga no gushishikarira gusobanukirwa yongere yitegereza aho ahagaze yongere yitegereza abo babana bimutera imbaraga zo gusenga amenye neza ubutwari n'ubushobozi wabikiye muri we urakoze mwami w'abami ngaho ugendana natwe umugisha abana bawe bagize inzara n'igito yo kuba mu nzu yawe umugisha bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe umugisha buri muntu wese mwami witanze akaba ahangaha ngaho tugirire neza dukomeze kukubona igitondo n'umugoroba ku munsi wo kuwa gatatu uzongera udushoboze kandi uzabane natwe umusengero hirya no hino aho dusengera ugendane natwe kandi ubane natwe mwami twongeye kuguha wa munsi wo kuwa gatanu turakeneye imiryango mizima dukeneye mwami abagabo bahagarara ku ngo zabo bakazubaka dukeneye abagore bagwisha ubwenge bwo kubaka imiryango yabo mwami turakwinginze ngo presence yawe izabe muri kiriya cyumba uturarikira abahungu n'abakobwa bawe bo muri aya mago mu mujyi wa Kigali kugira ngo niyendaga gusenyuka yubakike kugira ngo yari yubatse irusheho kuryoherwa no kugubwa neza urakoze data byose turabiguhaye kandi tuzi ko ibikoze ubikora neza cyubahiro n'ikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen
Yesu abaho umugisha, abagire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Murakoze cyane nawe kuwa gatatu.